Reka dufatanirize hamwe n'abaduteze amatwi n'abakurikiye ibyigisho by'uyu mugoroba. Reka dufatanye gushimira Imana yakurinze nanjye ikandinda, tukaba tumaze kwiga amagambo akomeye kandi tugiye gukomeza igihe tugiye kubana muri uyu mwanya wa kabiri. Amazina ni Kayihura Labani. Rero ndakurarikira kwigira hafi ugafata Bibiliya yawe kandi ugasaba Imana kuguha gutuza kugira ngo dukurikirane ubutumwa bwiza bushobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbere yuko dukomeza, reka dusenge. Data w'imbabazi nyinshi, turagushimye, turaguhimbaje. Waraturinze n'ubu waturinze, duhaye amahirwe yo kugira ngo twige ijambo ryawe. Turagusabye ngo ugurure imitima yacu, yihindure ubutaka bwiza. Ijambo ryawe uriho imbaraga, riduhindure, ritwibutse, ridukuze, rituyobore mu nzira y'umucyo, kugira ngo nugaruka tuzakubone mu bwiza bwawe. Fasha abagiye gukurikirana bose, kandi Mwami Imana, imbaraga yawe Umwuka Wera isobanurira umuntu ikamuca ku bibi, ihinduka impano yacu muri uyu mugoroba. N'abandi bose bategereje ijambo ryawe, ubahe imyumvire myiza n'imyanzuro myiza, kandi uzaduha amaherezo meza y'abakiranutsi, mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Reka nk'uko twari tumaze kubivuga, twigane ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo utubwira ngo guhirimbanira gucika ku mico mibi. Guhirimbanira gucika ku mico mibi. Umukristo cyangwa umuntu ushaka kuzajya mu ijuru cyangwa kuba umuntu w'Imana, harimo urugamba, bitewe n'uko Satani yamaze kwigarurira abantu. Mu yandi magambo, abagira imbohe, arabazirika. Kugira ngo umuntu ajye mu ijuru bisaba ko acika icyo gifungo cyangwa iyo gereza, yarangiza akabona akabaturwa. Bisaba rero kubihirimbanira, ntabwo ari ibintu byakwizana. Hari uruhare rw'Imana, hakaba n'uruhare rwawe. Ariko nta wahirimbanira gucika ku mico mibi atari yamenye nyine ko ari mibi. Iyo amaze gusobanukirwa ko ari mibi, akamenya yuko amaherezo yayo ari ukumutesha agaciro muri ubu buzima, yarangiza akazabura n'ubugingo buhoraho, yumva ayanze, noneho agahirimbanira kuyicikaho amaze kuyisobanukirwa no kuyanga. Umugambi umwe mu migambi ikomeye y'ubutumwa bwiza ni uko abantu bamenya ukuri, ariko bakamenya n'iyo mico mibi, cyane ko hariho n'aba batayisobanukiwe cyangwa bakayisobanukirwaho gake. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu uba ukwiriye kuba maso, kugira ngo dufatanye muri iki cyigisho. Turi buze kureba iyo mico mibi iyo ariyo n'iki dutwaye, haba mu miryango yacu, haba mu matorero dusengeramo, haba muri sosiyete dukoreramo ubuzima bwa buri munsi. Umunyamico mibi aragoye, ku buryo n'usanganwa imico mibi, iyo ahuye n'undi munyamico mibi, nawe yumva amwanze, yumva amugoye, yumva amubangamiye, nubwo nawe aba afite uko abangamira abandi. Rero bifite icyo bidutwaye, ndetse cyane muri iyi minsi y'imperuka. Icya kabiri, turareba uburyo twahirimbanira kuyicikaho, n'amahirwe y'abacitse kuri iyo mico mibi cyangwa ingeso mbi. Mu rwandiko Pawulo Yohana yanditse, ni urwa 3 rwa Yohana, igice kiba kimwe. Turasoma umurongo ntekereza ko ari uwa 11. Haranditse ngo, ukundwa ntukigane ikibi, ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. 12.
oya n'uwo nashakaga cyane cyane. Ni urwa gatatu rwa Yohana umurongo wa 11. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu ukora ibyiza aba ari we munyamico myiza, kuko imico igaragarira mu bikorwa, ntabwo igaragarira mu magambo. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ingeso cyangwa imico by'abantu byamaze kononekara uhereye igihe icyaha cyagereye mu isi, ariko bigeze muri iyi minsi yacu y'imperuka, Satani arushaho konona abantu cyane cyane, ku buryo udahirimbanye mu mutima wawe, kuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa 24 umurongo wa 16, Pawulo avuga ati nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi. Mbese muri we harimo intambara yo kurandura ya mico mibi no gutera imico myiza, akaba hari uruhare abigizemo, ngo kugira umutima utamurega ikibi agirira abantu cyangwa Imana kandi iminsi yose. Muri iyi mico mibi yo ni myinshi cyane, tugerageje hari uburyo Pawulo ayobowe n'umwuka w'Imana yagerageje kuyirondora, ayivugaho mu buryo burambuye mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 28 haranditse ngo, kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakore ibidakwiriye, buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano, ni abatukana, abanga Imana, abanyagasuzuguro, abirarira, abahimba ibibi, abatumvira ababyeyi, indakurwa ku izima, abava mu masezerano, abadakunda ababo, intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Iyi ni imico mibi n'ingeso mbi byabo mu minsi y'imperuka. Nubwo na mbere byabayeho, Adamu na Eva bamaze gucumura, icyaha cyagiye gikuza amajyambere, cyiyongera, cyonona abantu. None turiho mu kinyejana, ibi bintu byamaze gukura birasagamba, ku buryo igiteye impungenge ni ukubona ibintu bihuriweho n'abapagani badasenga n'ingirwa abakristo zisenga, bagahurira muri iki gika. Kandi Imana yo kubera ko itarobanura ku butoni, ntabwo izarebera umuntu kuko yabatijwe cyangwa afite itsinda asengeramo, ahubwo Imana timazi yayo cyangwa igipimo cyayo kizagendera ku ijambo ryayo, kigendere ku mitima ihana Imana yadushyizemo. Ku bw'ibyo dukwiriye guhirimbana, dukwiriye kurwana, dukwiriye kugira intego yo kugira ngo nawe wirondore muri wowe maze ucike ku mico mibi. Iyi mico mibi mwumva ko tumaze gusoma ibiyigize byinshi tutashobora no kurondora mu mwanya dufite, ariko turaza kuvuga nko ku bintu nka 3 cyangwa 4 uko umwami Imana azagenda duha akanya, cyane ko mwumvise ko aya materaniro ari ay'icyumweru cyose, azageza ku cyumweru cyangwa ku wa mbere w'isabato. Muzajya mugenda mwumvamo n'ibindi. Ni nayo mpamvu nakurarikira kugira ngo we kuzagira na kimwe kigucika uko byashoboka. Reka duhere ku bintu ku ngeso cyangwa imico mibi yitwa amakimbirane. Ibintu by'amakimbirane, amakimbirane ni ukutumvikana, ni ukutavuga rumwe, nk'uko Bibiliya bitubwira dusomye muri Yakobo igice ni cya 3 umurongo wa 13. Ijambo ry'Imana ritubwira aya magambo. Reka dusome muri Yakobo igice ni cya 3
umurongo wa 13 handitse amagambo akurikira: ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga yerekanisha ingeso nziza imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. 16. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, niho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ibintu byo gushwana, ibintu by'amakimbirane, ibintu byo kutavuga rumwe, Satani abifitemo umusaruro munini kandi munini cyane, kandi benshi ntabwo babizi. Kuko namwe murabona ko nibyo bibyara ubwicanyi, nibyo bibyara gutandukana kw'abashakanye, nibyo bibyara gutuma abana bata iwabo bakaba ibyomanzi, nibyo bituma abaturanyi bangana bagahora mu nzangano zidacika, biba bitewe n'amakimbirane. Iyi mico ni mibi cyane, kandi muri iyi minsi y'imperuka yabaye myinshi, ku buryo Satani kugira ngo abishobore ajya atuma abantu bapfa n'akangana urwara, cyangwa n'ubwo iyo mpamvu yaba ihari, abantu ntibagire wa mutima wari muri Aburahamu mu kanya bahoze bamutwigisha, bitewe no gusenga, bitewe no kwizera, yari afite imico myiza yo kurwanya amakimbirane, imico myiza yo kurwanya kutumvikana aho kwaba guturutse hose. Muribuka ko yabanaga na Loti, abashumba babo bagira amakimbirane, barashwana, ariko Aburahamu aba yabirebye kare. Mu gitabo cy'Itangiriro 13 aravuga ati, reka aya makimbirane ye gutuma nje nawe dushwana kandi turi abavandimwe. Biranga icyo kibazo aragikemura, arakirangiza. Ariko bitewe no kutagira umwuka w'Imana, bitewe no koroshya imico mibi ya Satani, abantu bakumva ko ntacyo bitwaye, bituma abantu bahorana amakimbirane. Ya makimbirane iyo akomeje kwimakazwa, abantu ntibayarangize, abantu ntibafate igihe cyo gutuza ngo baganire, bagire abahanyi, bagire ababakiranura, cyangwa namwe mwikiranure uvuga uti ibyo ari byo byose reka ne gutsimbarara, reka ntega amatwi abavandimwe banjye banyereke aho mbyica, reka ntega amatwi umugabo wanjye anyereke amafuti yanjye, wemere gutega amatwi no gukosorwa. Icyo gihe amakimbirane Bibiliya yayise ngo ni amakimbirane akaze, kandi ngo umuriro ubyenyegeza ngo ni intonganya. Mbese umuntu guhora ari kujora akantu kose abonye, undi nawe akamusubiza, ibitutsi bikaziramo, inshyuro zikazamo, ubwibone, hakabaho erega n'ibintu by'imihigo mibi, ati njye nukomeza utya nzakwica, nukomeza utya tuzatandukana. Ibyo bintu by'amakimbirane n'amahane n'amatiku, Satani yabyujuje mu miryango, ubwayo iraryana, abavandimwe baratandukana. Kuko tubisoma muri Timoteyo, hatwereka ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, bitewe n'abantu bazaba bameze batyo. Ngo abantu hazaba ari ntababarira, abantu birarira, abantu bibona, abantu badakunda ababo, ngo ndetse ngo abantu badakunda ibyiza. Noneho bituma ayo makimbirane, baba abakristo nk'uko nabivuze, ingirwa abakristo batabyawe ubwa kabiri ngo bacike ku mico mibi, ariya makimbirane barayagira, bakayaririmbana, bakayabwirizanya, bakayajyana muri Yorodani bakayavanamo, Imana ikababara cyane, bitewe n'uko ubukristo butatumye duhinduka ngo ducike kuri iyo mico mibi. Ntabwo bwazatugeza mu bwami bwo mu ijuru, oya, ahubwo byaba ari ibyo kutwongerera urubanza. Nshuti mukundwa unteze amatwi muri uyu mwanya, umugambi w'ubutumwa bwiza, umugambi w'ijambo ry'Imana ni ukugira ngo uhirimbane, urwane urugamba wo gucika kuri iyo mico mibi. Ko bitabaye bityo, amaherezo yazaba mabi.
iyi ngingo ijyanye n'amakimbirane iyo ugerageje kuyicokombora mu ijambo ry'Imana usanga ariyo atuma imiryango itandukana, akazana kutumvikana. Aya makimbirane abantu bafite mu mitima agera igihe agasohoka, abantu bagatongana, hirya yo gutongana bagatandukana cyangwa bakarwana cyangwa bakicana cyangwa bakabibika mu mutima, bikabyara icya kabiri cyitwa inzangano. Ibyanditswe biratubwira yuko mu minsi y'imperuka urukundo ruzakonja, ubugome bukagwira, bitewe n'ibintu by'inzangano nk'uko tubisoma mu byanditswe. Iyi ngingo ya kabiri reka nayo tuyivugeho, turajya tuvuga ahabike na hariya bike. 49 Itangiriro umurongo wa 22 hari amakimbirane yabaye mu muryango wa Yakobo, aza kuzabyara inzangano zivamo urupfu. Reka tugerageze tubisome mu Itangiriro 49. wowe usanzwe uhasoma n'udasanzwe ahasoma dufatanye twumve uko byagenze. Haranditse ngo Yozefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hafi y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. 23 Abarashi bamugiriye urwango, bamurashe imyambi y'akarengane. Yozefu yarafite bene se 10 n'uwo bavukana Benjamini. Ise yarabakundaga cyane, urumva barabavandimwe, ariko muri bo bagira ishyari riratutumba, bagira amakimbirane, babura ahantu bayasohorera, bitewe n'uko ise uwo mubyeyi yari umuntu w'umunyamahoro kandi ushaka kubahuza iteka ryose. Iyo baragiye kuragira amatungo, igihe cyarageze Yakobo yohereza Yozefu ngo abashyire ibyo kurya. Igihe yarabashyiriye ibyo kurya, ngo aho yagombaga kubasanga yasanze bimuriye ahandi. Ntiyacika intege ko yabakundaga, ngo yarabakundaga kandi yarabakumbuye, ariko muri bo bafite umutima w'urwango, bafite urwango, bafite ishyari, cyane cyane ko yarotaga inzozi zo kuzababera umwami, akazibarotorera bakazimenya. Muri bo bagira urwango rukomeye cyane. Birangije bamubonye baravuga bati nguriya Karosi araje. Ubwo baratangira bacura umugambi, baravuga bati reka tumwice, tuzabeshye data yuko yari inyamaswa zamuriye. Murumva bagize urwango mu mutima, bari bafite ishyari ribyara kubeshya. Hirya yo kubeshya niho bafashe umugambi, bamuta mu rwobo, bashakaga kumwica. Ariko birangije Reubeni arababwira ati nyabuna mureke twe kwishyiraho amaraso y'uyu muntu, dore hano hari abantu bari gucuruza abantu b'abacakara, tumugurishe, niturangiza twice itungo. Ibyaha rero bibyara ibindi cyane. Ubwo bapanga n'umupango w'uburyo bashobora guhisha icyaha, noneho ngo amaraso bayasiga ikanzu ye, bazayereke se nk'ikimenyetso yuko ari inyamaswa zamutanyaguye zamuriye. Ibyo barabikoze. Bibiliya iri kubivuga. Yakobo igihe yari kuraga abana be, niho yavuze ngo Yozefu ngo abarashi baramurashe, bari bafite urwango, baramurenganya. Nubwo byaje kuvamo umugambi w'Imana kugira ngo ababanzirize mu Egiputa, ariko murumva urwango rutuma umuntu abeshya, rugatuma umuntu acura umugambi wo kwica uwo bavukanye. Bana b'Imana, turiho mu gihe imperuka. Urebye mu bihugu byose, mu miryango yose, mu moko yose, mu mabara yose harimo ubwicanyi, ku buryo nta muntu ukizera mugenzi we, ndetse n'uwo mwashakanye akaba ashobora gushaka uburozi, akaba ashobora gushaka uburyo bwo kukwicisha. Niba gupfa kwawe azavanamo inyungu. Biterwa iyo mico mibi y'ubwicanyi iba yaturutse ku mumero witwa urwango. Weho wanga mugenzi wawe, burya nta muntu ushobora kwica uwo akunda,
ahubwo abanza yamwanga. Kwa kundi wanga mugenzi wawe rero ukumva utamwishimiye ukamwifuriza ibibi, mu ijuru bakwandikaho kuri umwicanyi. Iyo mico rero y'inzangano n'ishyari yatangiriye kuri Satani, izira muri Kayini, nawe yica mwene nyina, iracyakomeje muri iyi minsi yacu y'imperuka. Bana b'Imana, niba dushaka kurwana iyo ntambara yo guharanira no guhirimbanira gucika ku mico mibi, ntabwo twahera ku gucika ku bwicanyi, kuko hari benshi bataranica banatekereza ngo ntibanakwica, ariko kuko mu mitima yabo harimo inzangano, mu mitima yabo kuko harimo ishyari, mu mitima yabo harimo kutishimira bagenzi babo, mu mitima yabo harimo kutabubaha, ubwo umumero w'ubwicanyi uba watangiye, kuko icyo cyaha kirakura kigatwita kikabyara ikindi. kuko mubonye ko bene nyina cyangwa bene se wa Yosefu, icya mbere babanje kujya bamugirira ishyari ku dukanzu bamuguriye. Ibyo bijya bihera kuko se yamukundaga, ishyari riraza, ishyari ribyara urwango, urwango rubyara kubeshya, kubeshya bibyara kumwicisha. Burya bari bamurangije, nubwo Rubeni yatanze inama, ariko bo bari bamaze gufata decision, bari bamaze gufata icyemezo ko bagiye kumwica. Nuko ari Imana yahagobotse ngo haza abo bacuruzi, ariko no mu ijuru babanditseho ubwicanyi. Kandi muzabikurikirane icyaha ukuntu ari kibi. Igihe bari bamaze kumusanga mu Egiputa, ni igitekerezo kirekire, benshi muzacige mu cyumve, gifite icyo kitwigisha. Amaze kubihishurira ko ari mwe, ko ari Yosefu, bahinze umushitsi, bagira ubwoba, bumva ko ameze nk'abo ari bwihorere. We agaragaza kubahumuriza, agaragaza kubarema agatima, ariko biranga, kuko icyaha nyiracyo kijya kimubuza amahoro kuzageza apfuye, keretse ukihannye. Maso ya Yesu akakweza, akaguhindura, ugacika ku mico mibi. Naho ubundi cyakomeje kubabamo, kibabamo, abereka imbabazi, abereka impuhwe, abaha aho batura, abaha ibyo barya, abafasha muri byose, ariko banga gutuza, ku buryo na se amaze gupfa bongeye kumusanga, bajya kumuhendahenda bati rwose turabona papa yapfuye, ahari yenda uzisubiraho, ni data watinyaga. Yosefu arababwira ati ariko nzababwira ngire nte, narabababariye. Bana b'Imana, urwango n'inzika ni ibintu bibi cyane, kandi niyo mico mibi ya Satani. Ko Satani kugira ngo yigarurire abantu, ntabwo ari ngombwa ko abandikaho ibyapa bya Satani, ntabwo ari ngombwa ko abantu bapfa ngo babe bapfuye. Tujya tubabazwa n'abapfuye mu buryo bw'umubiri, ariko abishwe n'izi nzangano, ku buryo abantu babana bavukana ariko bangana, bafite amahari, ishyari. Mugenzi we yazamura inzu, umutima ukamurya. Abana be babyiruka bimeze neza, batsinda mu ishuri, umutima ukamurya. Umuturanyi wawe mwerekeranije imiryango, yagura imodoka ngo bakajiginywa. Umudamu we yaba yabonye akazi cyangwa umugabo, nawe bikamubabaza. Ibyo nibyo bibyara inzangano. Za nzangano nazo zikabyara urupfu, kandi nubwo utamwica, ntimukamwicishira ururimi, ubundi ukamwica mu mutima wawe. Aya makimbirane n'inzangano, mu gitabo cy'imigani bavuze kuri ibi by'inzangano. Nanone igice ni cya 26, imigani 26, umurongo ni uwa 23. Reka turebe ko turigeraho bwangu. Imigani 26:23 haranditse ngo ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima we abitsemo uburyarya. Noneho murabona ko bitewe n'uko turi mu isi yitwa isi ya gikirisitu, abantu barabatijwe, amadini ntagira umubare, bijya bituma abantu aho gucika kuri ya mico mibi ngo babyarwe ubwa kabiri, ahubwo bambara umwitero w'ubukristo. Noneho ngo urwango ngo bakarubika, ngo bakagira amagambo ashukana, ngo mu mutima abitsemo uburyarya. Akubwira ngo Yesu ashimwe, akubwira ngo mwana w'Imana, ariko mu mutima we abitse
urwango ruri ku buryarya. Bene iyo mico ibabaza Imana, bene iyo mico ishimisha Satani, bene iyo mico tutayicitseho niyo ntandaro ya ya makimbirane twabonye, niyo ntandaro yo kutumvikana, niyo ntandaro y'intambara n'ubu bukene mubona buri ku isi. Aya makimbirane atahari, abantu bagakundana, abantu bakihanganirana, abantu bakazirikanana, ibiri ku isi byadukwira. Imana yatanze amasambu, ubu hari n'ibishyamba Yesu azagaruka bitarinze guhingwa. Imana yashyizemo amabuye y'agaciro yakagombye kudukwira. Isi iriho ubutunzi bwakwira abana b'abantu, ariko bitewe n'inzangano, bitewe no kurobanurana. Namwe murebe, abantu bararobanura abandi bahereye ku mabara, bakazongera bakarobanura bahereye ku bihugu, bakarobanura bakurikije amoko. Ariko mwagera no mu miryango, niba muri n'abasinga n'ababanda n'abazigaba n'abandi, mukongera mukigabamwo ibipande, na bandi muvukana nabo mukongera, n'abafite umubyeyi umwe ba nyina ari babiri, bigacika nk'ibi bya Yozefu. Inzangano n'ishyari Satani yabinyuriyemo. Ndetse dusome n'umurongo wa 26 baravuga ngo, naho urwangano rwe yaruhisha mu buryarya, ububi bwe buzagaragarira imbere y'iteraniro. Imana inyuriye mu ijambo ryayo iratubwira ko ibyo bintu bitazakomeza kwihisha. Imana ntizakomeza kubyihanganira, ahubwo igihe kizagera bishyirwe ahagaragara. Iki kijyanye n'inzangano, reka tugerageze dusome gato muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, paje, igitabo cya kabiri ni paje 541, 541. Abasoma izindi ndimi nk'icyongereza 524 haranditse ngo, umwuka w'urwango no kwihorera ukomoka kuri Satani, kandi niwe watumye yicisha umwana w'Imana. Umuntu wese wimakaza mu mutima we kugira inzika n'ubugome azasarura uwo mwuka, kandi umusaruro wawo ni imbuto z'urupfu. Umwuka w'urwango n'inzika no kwihorera, ibyo nibyo bimaze gushinga intebe mu bantu, ndetse bigatuma umwuka w'Imana abura aho akorera. Mu gitekerezo cyo kwihorera haba hahishemo igikorwa kibi, nk'uko ikimera kiba gihishwe mu kabuto. Bashaka kutubwira ngo iyo umuntu afashe igishyimbo cyangwa amashaza cyangwa izindi mbuto imbere, haba harimo akantu, ako kantu k'urubuto kari imbere niko kavamo umumero, bikazabyara ibindi. Ugatera uruhungure rumwe hakazera ikigori gifite ibigori 2 cyangwa 3 n'impungure nyinshi. Ngo no mu gitekerezo cyo kwihorera haba hahishemo igikorwa kibi, kuko ikimera kiba gihishwe mu kabuto. Umuntu wese wanga mwene se n'umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Twebwe dukunda kureba ababarozi, abatemye abandi, ababarashe, ababagenje ukuhe, yego nabo n'abicanyi, ariko biba byarahereye hehe? Aha tumaze gusoma. Neretswe Satani nk'uko yahoze kera ari marayika unezerewe kandi afite icyubahiro. Nongeye kumwerekwa uko ameze ubu, aracyafite ishusho ya cyami, ikimero cye kiracyahebuje nubwo ari marayika waguye, ariko mu maso he huzuye ishavu, gutenteburika, umubabaro, ubugome, urwango, kudatuza, ubushukanyi n'ububi bwose. Nabonye by'umwihariko mu ruhanga rwe rwahoze rurabagirana. Uruhanga rwe rwari rwaratangiye kuzinga iminkanyari uhereye mu maso ye. Nabonye ko ingeso ze zose zahoze ari nziza bitangaje zangiritse bitewe no guhora yibwira ibibi igihe kirekire, kandi ibimenyetso by'ikibi cyose byamurangwagaho. Icyo igishatse kuvugwa ahangaha ni uko iriya mico ya Satani niyo ari gukoresha umuhati we wose ngo ayishyire mu bagabo n'abagore, ayishyire mu basore n'inkumi, azane ibiyobyabwenge, azane inzira zose yanyuriramo kugira ngo yanduze imico yabo, nibarangiza ishyari,
inzangano bibuza abantu amahoro, nabo ubwabo babuzanya amahoro, isi bananirwe kuyikwiramo ari ngari, inzu abantu bananirwe kuyikwiramo. Nigeze mbona ahantu birambabaza cyane, ni ababyeyi bari bafite abana babiri, ndabazi naho batuye, noneho ababyeyi bombi barapfa, basiga abana babiri, bari abantu b'abakene ariko bari babasigiye inzu. Abana babiri basigiwe iyo nzu bananiwe bagize ubwumvikane buke, barangana, ya nzu bayigabamo kabiri, bica umuryango, umwe ngo ature muri runo ruhande, undi ature mu rundi. Inzu babanagamo n'ababyeyi babo bakayikwirwamo, kuko ari babiri bananiwe kuyikwiramo, bituma bica wa muryango wo hagati, ngo umwe ajye asohokera hano undi asohokere hano, kuko nta kundi bari kuyigabana ngo umwe ayijyana ahandi, bayigabanye batyo. Noneho bakabana batabwirana ngo mwaramutse, nta warwaza undi, nta wasangira n'undi, umwe yabwirwa undi akaburara, inzu barananiwe kuyikwiramo, bitewe ngo iyo mico Satani yazanye. Nicyo gituma yenda turaza kubihuza n'ingingo ya gatatu, ko twavuze ku makimbirane. Ingingo ya kabiri ni inzangano n'ishyari, iya gatatu ni imanza z'amahugu. Ibyo byo bituma abantu baburana imanza z'amahugu, imanza z'uburiganya. Mujye muzireba ziri mu isoko, murebe ziri mu nkiko, abantu bapfa imirima, abantu bapfa ibyo barazwe n'ababyeyi babo, abantu bapfa impapuro mpimbano, amatiku, abantu bakayaburana. Umuntu bigatuma amenya amategeko y'ubucamanza yo mu nkiko atarize duruwa, ahubwo bitewe no kuburana cyane, ugasanga ingingo z'urubanza yarazimenye, azi n'itegeko ngo ingingo ya kangahe imurengera n'izica rubanza, barazimenyeshejwe no gukurikirana akantu kose n'ibi bintu by'amakimbirane n'imanza z'amahugu. Kuri izi manza z'amahugu Bibiliya ntiyazisize, yazivuzeho mu Migani 13 umurongo wa 11 handitse ngo iki? Migani 13 umurongo wa 11, wowe unteze amatwi nawe wibaze, mbese nushaka iyo pica uyirebe aho iwanyu no munsi y'iwanyu, muri quartier y'iwanyu, mu mujyi utuyemo, urebe imanza ziba zihari, zimwe zitewe n'agasuzuguro, izindi zitewe no gutwaza igitugu, izindi. Ariko ayo makimbirane yose agatuma abantu bahora muri yegere, kandi nk'uko twabivuze, abantu bafite za Bibiliya, abantu barabatijwe, ndetse n'umuco nyarwanda wabasogokuruza utarabitwemereraga. Bari abantu bazi guhara, bari abantu bafite ubupfura, bari abantu b'inyangamugayo, umugabane munini. Ahubwo ukibaza utese aho ubukristo bwaziye ko hariho ibintu noneho byabaye ibindi bintu, ku buryo abantu benshi cyane na Satani abiheraho asa n'ahari kwerekana ko iyobokamana ntacyo rimaze, ahubwo ari abantu batemeye ko rikorera muri bo, ngo babone rya yobokamana koko ritari ryo kujya kubyina, ritari ryo kujya kuba gukorera abayobozi b'idini, ahubwo waragiye gushakayo umusemburo w'iby'umwuka wahindura ingeso zawe, imico mibi wavukanye, iyo warazwe n'ababyeyi, iyo wizigiye mu burezi bubi, kugira ngo uyicikeho uzabashe kubona ubugingo buhoraho. Aha mu Migani 13 umurongo wa 11 handitse ngo ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Uwo murongo wa mbere ni ubutunzi bw'amahugu. Hari abantu benshi batunze ubutunzi bw'amahugu. Byaragaragaye no muri iki gihugu cyacu, aho umuntu yavuye muri iki gihugu yari afite ubutunzi asangiye na mwene nyina, barangiza bagahunga, yahunguka akavuga ati kugira ngo tutazabisangira reka murege ko yakoze jenoside, ari no kumubeshyera kugira ngo afungwe, wasigare niba ari amazu, niba ari imirima, ari kuyihinga. Abantu bavukana, abantu bakorana, ugasanga izo manza z'amahugu. Nanone muri Yeremiya 17 umurongo wa 11
naho avuga ibijyanye n'izo manza z'amahugu. Handitsemo iri jambo rivuga ngo Yeremiya 17 umurongo wa 11 haranditse ngo umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikiye amagi itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanije kabiri iminsi yo kubaho kwe, nyuma azaba umupfapfa. Bibiliya ntacyo yasize. Ibyo bintu utakoreye ukaba wabinyaze kubera amahugu, kubera uzi kuburana, kubera uzi ibintu by'ubugurumbanya, kubera mperutse kubibona bari bidusobanurira nk'abaturage ndumirwa, aho umuntu asigaye ajya kurimanganya akajya kugurisha ikibanza n'inzu bitari ibye, akajya kuvugana n'abantu ku buryo ajya akiyandukuzaho ubutaka, akabufata akabwiyandikaho, nyuma akabukugurisha. Ngo ubutunzi nk'ubwo bw'amahugu ngo ni nk'inkoko ibundikiye amagi itateye. Kandi koko ku bantu bazoroye inkoko z'ibishoshwe zirya amagi yazo zikongera zikajya kwiba amagi y'izindi nkoko. Ngo abantu benshi nibwo butunzi bafite buriho amaraso, ni ubutunzi buriho umuvumo. Ntiwabukoreye, ntiwabuhawe, si imigisha Imana yaguhaye, ahubwo warahuguje neza. No mu bucuruzi umuntu akakumutsa pe amafaranga kubera wamugiriye icyizere, ukamugirira icyizere, ukamuha amafaranga, ntimwandike amaresi, uzi ngo ni umuvandimwe, uzi ngo ni inshuti, ejo akakumutsa akavuga ati nibyo. Hakaba mwariringiranye, wagira ibyo navuga ngo ni ubyo wita amahirwe, agapfa. Ntiwigaragaze ngo amafaranga uyashyire umugore we, uyashyire abana be, umubwire uti nubwo tutandikanye amaresi, burya umugabo wawe twarakoranaga, twarabanaga, yari yarampaye ibi n'ibi 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 ngo bizane. Ngo bene ubwo butunzi bw'amahugu ngo ni nk'inkoko ibonekeye amagi atarayayo, ngo kandi ubwo butunzi buzamusiga ngo iminsi ye ayigabye kabiri. Ubwo Bibiliya ashaka kutubwira yuko ibi bintu bene byo bakunda gukenyuka nabo bakabisiga bikaribwa n'abandi, ngo kandi akazaba umupfapfa, bisobanuye no kuzarimbuka. Bana b'Imana kandi bakundwa, dukwiriye guhirimbanira gucika ku ngeso mbi, zaba iz'amakimbirane, zaba iz'inzangano, amahugu no gukunda kuburana, ku buryo usanga abantu imanza, utumanza n'utundi, abagore bari mu manza, abagabo bari mu manza, abaturanyi bari mu manza, mu matorero hari imanza. Bene ibyo bijya bibabaza Imana, umwuka w'Imana akazakuvaho wibwira ngo ni uburyoza, ahubwo bikaguhindura umupfapfa nk'uko twakomeje tubikurikirana. Reka tuje ku kindi. Kuri iyi mico mibi hari undi muco mubi cyane w'ingeso mbi yo kunegurana. Ibi ijambo ry'Imana kuko rituzi n'imiremerwe yacu, ko dukunda kuvuga abandi nabi, kubavuga ibitari byo, gukwiza inkuru za bagenzi bacu, kuzamamaza no kuzitubura no kwangisha abantu bagenzi babo, birakwiye, bibaye byinshi mu rubyiruko, bibaye byinshi ku gitsina gore, none ubu byafashe n'abagabo. Nawe tekereza umuntu w'umugabo kubona bamuhamagaye ngo subiramo ngo ibyo wavuze, biteye isoni. Kandi no muri ubu buzima uretse no kuzabura ubugingo buhoraho, biba bikwatse agaciro. Mu gitabo cy'Imigani 14 umurongo wa 23, reka tugerageze dusome. Ni Imigani igice cya 14:23, haranditse ngo umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Imirimo yose izana inyungu, ari ububaji, ari ubuhinzi, ari ubwubatsi, ari uburezi. Imirimo murabona Imana yatugiriye neza, hari imirimo itandukanye, unanirwa uyu ugashobora uyu, waba uri umunyamwete, bikakuzanira inyungu za vuba cyangwa zigatinda. Ngo ariko uyu w'amazimwe ngo utera ubukene ugatubya. Abantu ntago bashobora kwiyumvisha uburyo
ururimi no kuba inzimuzi byagutera ubukene. None se uratekereza ko umuntu wabesheye cyangwa ukamubeshya yaza kugura mu iduka ryawe? Umubeshya rimwe, ubwa kabiri akaba aragiye. Uwo wazimuriye nawe aragenda akabivuga, abantu bakakwanga. Ndetse hari n'abantu bajya bapanga kwimuka bitewe n'uko yamaze kwanduranya n'abaturanyi b'iburyo n'ab'ibumoso, akabona asa n'ahabuze amahoro, agapanga kwimuka. Rero ibi bijyanye n'amazimwe. Ndetse muri 18 umurongo wa 8 nawe wanditse iri jambo, aravuga ngo amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, aba nk'uturyohera umuntu asamuye mu nda ye. Kuri iki reka nsome igitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, paje ya 233. Ndasoma nihuta. Haranditse ngo Imana ntinezezwa n'abagize ubwoko bwayo igihe birengagije gusuzuma imitima yabo bwite, ahubwo bakabisimbuza kunenga abandi. Uwo ni umurimo wa Satani. Igihe uri gukora uwo murimo, jya wibuka ko umwanzi yakugize igikoresho kimufasha kugusha abandi, kugira ngo abagakwiriye guhuriza hamwe bumvikana kandi banezerewe, bakomezanya mu kwizera kwera, barwanyane kandi bivovoterane bitewe n'uko hari umwe wacumuye. Kristo ntabwo yakugize uwikorera ibyaha by'abandi, n'ibyawe ntiwabishobora. Bityo irinde gutunga urutoke mugenzi wawe. Ibintu byo gutunga urutoke, ibintu byo gukekana, ibintu byo kunegurana, ibintu byo kunengana bimaze gusenya imiryango, bimaze gusenya amatorero. Hirimbanira gucika ku ngeso mbi cyangwa ku mico mibi. Indi ndi kuvugaho gatoya bitewe n'igihe, n'ibijyanye n'uburakari. Uburakari, ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye twumva vuba, dutinde gusubiza kandi dutinde no kurakara, kuko uburakari budasohoza gukiranuka kw'Imana. Uburakari iyo ubusomye muri Bibiliya, nanone muri iki gitabo icyo cy'imigani, hari umurongo uba mu Migani 23 umurongo wa 3, haravuga ngo ibuye riraremereye, umusenyi n'umutwaro, ariko uburakari bw'umupfapfa burusha byombi kuremera. Uburakari butera urugomo, kandi umujinya umeze nk'isuri, ariko ninde washobora kwihanganira ishyari? Iyi mico mibi Satani yateye mu bantu, umugambi w'ubutumwa bwiza ni ukurandura. Umugambi w'ubutumwa bwiza ni ukutwereka ububi bwabyo no kutwereka uburyo twakwisunga Yesu bikaranduka, nawe ugakora uruhare rwawe. Iki kijyanye n'uburakari, namwe nimurebe, ari umugore w'umunyaburakari, ari umugabo w'umunyaburakari, ari umuturanyi w'umunyaburakari, ari umukoresha w'umunyaburakari, utabanza no gusaba ibisobanuro ngo mbe ibi byagenze bite, kubera ko mwahubatse nabi, ahubwo agakoresha uburakari bw'umuranduranzuzi ngo bumeze nk'isuri, buragenda. Kandi impamvu bwitwa ko ari isuri ni uko buhera kuri nyirabwo, imitsi yumva iraturagurika. Ndetse igitabo kiratubwira ngo uburakari bumeze nk'uri kunywa ikirahuri cy'inzoga isindisha, bitewe n'uko Satani yabigize intego. Igihe nk'iki ngiki dukwiriye guharanira, guhirimbanira, gucika kuri izo ngeso mbi. Reka dusome gato twihutira aho turi buze gusoreza. Igitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu, paje 532, handitsemo iri jambo. Haranditse ngo abantu bagira uburakari cyangwa umujinya igihe cyose bumva ko bahemukiwe, igihe cyose bumva ko bahemukiwe, baba bugururiye Satani imitima yabo. Uburyo bwiza bwo kugurira Satani ngo ni ukurakara. Kandi Satani, ijambo ry'Imana, Imana yabwiye Kayini, yaramubwiye ngo ibyaha biri kwitugatugira ku rugi rw'umutima we, ngo ariko akwiriye kubitegeka cyangwa akwiriye gukinga. ngo uburyo abantu bagira uburakari n'umujinya, usanga bahekenya amenyo, usanga bananiwe kwihangana,
hari n'abagira uburakari ntashobore no kuvuga, bukabagira ibitsimbe, bumva ko bahemukiwe. Ni ngombwa ko umujinya n'uburakari bwose bicibwa mu mutima w'umuntu ushaka kugirana umushyikirano n'ijuru. Ndasubiramo, ni ngombwa ko umujinya n'uburakari bwose bicibwa mu mutima w'umuntu ushaka kugirana umushyikirano n'ijuru cyangwa n'Imana. Namwe nimurebe uburyo Satani ashyizeho umwete kugira ngo ateranye abavandimwe, ateranye abasengana, bapfe utuntu tworoheje, bapfe n'ibikomeye, aho kugira ngo bikiranure, aho kugira ngo begere abashobora kubafasha no kubunganira, ahubwo ugasanga ibintu bibaye ibindi. Ku bijyanye n'ingingo iheruka, ni uburyo noneho twashobora guhangana n'icyo kintu, inzira twanyuriramo turi guhangana cyangwa guhirimbanira no gucika kuri izo ngeso mbi. Imbaraga zacu ubwacu ntabwo zabishobora. Ndetse muri iki gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, reka tugerageze dusome paje 564. Nasomyeho ijambo rikomeye, reka turisangire. Haranditse ngo Kristo ntabwo yigeze adusezeranira ko kugira imico itunganye ari ikintu cyoroshye. Ntabwo yadusezeraniye ko kurandura iyo mico mibi ngo tugere ku mico myiza ari ikintu cyoroshye. Umuntu ntavukana imico myiza cyangwa ngo ayibone nk'impanuka, ahubwo ayironkeshwa. Ngaho mwumve inzira twanyuriramo, imihati ye akesha ubuntu bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo imihati yacu n'ubuntu bwa Kristo iyo bifatanije nibyo biduca kuri ya mico mibi, maze tugahinduka abantu b'abanyamahoro, abantu bumvikana, abantu biyumvisha, abantu bashobora no kwikosora abandi bataragukosora, abantu b'inyangamugayo kurya atinya icyaha, adakoreye ijisho ngo barambona, ahubwo nawe kumva ari kibi, ngo kugira ngo abigereho, cya mbere ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko nanone usomye iyo subi yo hepfo wakumva ko bigezeho bikoroha. Noneho ni imihati yacu twebwe dukesha ubuntu bwa Kristo. Ubuntu bwa Kristo iyo buhujwe n'imihati yacu yo kubyanga no kubirwanya, ngo byashoboka. Imana itanga impano n'imbaraga n'ibitekerezo, ariko imico iremwa natwe ubwacu. Ariko iremwa habayeho intambara ikomeye yo kurwanya inarijye. Akamenyero kacu twakomeye ku ihererekanyamurage kagomba kugabwaho ibitero ubudatuza. Turi kwiga guhirimbanira gucika ku mico mibi. Twayibonye, indi ntitwashobora kuyirondora, ni myinshi, ariko ngo tugomba kugira umuhati. Ubuntu bwa Kristo bwo bwaratanzwe, ko biranditswe muri Tito 2:11 ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. N'ubwa buri wese buratanditse kubushaka. Ngo hakeneye rero imihati yacu yahura na bwa buntu bwa Yesu, ngo bigatuma imico yacu mibi twakomoye ku ihererekanyamurage. Ubwo twahereye kuri Adamu no kuri Kayini mwahabonye, noneho ngo tugomba kuyigabaho igitero ubudatuza. Ugomba kwisuzuma ubyitondeye, ufite ijisho ryinenga kandi ntucira akaruru utega imico yawe idatunganye. Ngo ugire ukuntu wasa n'uri kuyibabarira, wasa n'uri kuyirengera, wasa naho uri kubyoroshya. Atirega yemwe, ati bakubwira kuri kuvuga nabi, ngo niko njya mvuga, ngo nukujya mubyihanganira. Oya, ahubwo kuvuga ubwo ari nabi bigabeho igitero. Ubwo uri umuntu ugira ishyari, buriya muzabisuzumire no ku twana twacu. Iyo wabonye amafaranga ukagurira umwe utaguriye undi, uzarebe ko aseka ngo agire igitwenge yishime, ahubwo aba yababaye. Yabivuga atabivuga, haba hari ukuntu byagenze mu mutima we, agatangira akavuga atabandi bo, ubwo nyine biba byaje. Ngo ibyo twakwiye ku babyeyi bacu ku ihererekanyamurage, ibyo turi gukura muri iyi minsi y'imperuka, ibyo turi gukura
ku byo kurya turi kurya, ko nabyo bihindura umuntu, ngo izo ngeso zacu n'imico yacu tugomba kubigabaho igitero, tukinenga tutibabariye, ntitubicire akari urutega, ngo ubuntu bwa Yesu nibuhura n'iyo mihati yacu, ni ukuri tuzahinduka, ngo duhinduke abanyamico myiza nk'aba bantu nasomye numvishe banejeje. Nihutiraho soreza, ni mu gitabo cy'Abacamanza 18 umurongo wa 6 kugeza 8, handitse aya magambo. Abacamanza 18 haranditse ku murongo wa 6, haranditse ngo uwo mutambyi arabasubiza ati nimugenda amahoro, urwo rugendo mugenda ruzaragirwa n'Uwiteka. Abo bagabo 5 baragenda bagera i Layishi, bitegereza abantu baho, babona bituriye amahoro nk'uko ingeso z'Abasidoni zari ziri. Bari abanyetuza n'abanyamahoro, muri icyo gihugu ntawagiriraga nabi, ntawabagiriraga nabi, kuko batatwarwaga, bari kure y'Abasidoni, ntibifatanyaga n'abandi. Bariya abantu ngo bari abantu bagira ituza, bifitiye amahoro, babana neza. Aba bantu Imana irashaka yuko binyuriye mu butumwa bwiza, binyuriye mu ijambo ry'Imana, binyuriye mu kwiyoroshya, twaca bugufi kugira ngo urukundo rw'Imana n'ubuntu bwayo nibifatanya n'umwete wacu habeho ihinduka, kugira ngo tureke gukora nabi, twige gukora neza, tuba abantu b'abanyamahoro. Bashobora no kwemera guhuguzwa, ushobora no kwemera gusuzugurwa, ariko mu ijuru izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kandi nabo bagusuzugura igihe kiragera bakazakugarukira, niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka rero muri uyu mwanya Imana idufashe, Imana iduhe kwemera ubuntu bwayo, ngo maze natwe dushyireho umwete. N'ibihuru ko ari bibiri, ni nka negatifu na pozitifu, n'ibihuru ko ari bibiri, ngo bizashobora kuduhindura. Ihererekanyamurage ry'imico mibi bihinduke, abasore bahinduke, abagabo bahinduke. Niduhurira mu kazi, muri sosiyete, dukorane neza n'ubunyangamugayo, nta bucabiranya, bamwe batari kwiba abandi batari kubagirira ishyari. Niduhurira mu itorero bigende neza, niduhurira aho duhuye. Ibyo ni by'Imana idushakaho, kugira ngo igihe gikwiriye nikigera tuzaba Imana yishimira, duhabwe ubugingo buhoraho. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.